icyo zerekeje Abakolosayi igice cya 3 mwahageze umutwe w'amagambo ngwiki kuzuranwa na Kristo. Muri Bibiliya yanjye y'Ikinyarwanda haravuga ngo imibereho, hanze ndebe imibereho, turebe ko izindi ndimi zacu zaba nta gusobekerana zifite, ariko burya Mwuka Wera uzihuza agira ahantu azihuriza. Turi buze gusanga bihuye cyane. Kugira kubaho gutunganye, ibyo kugira kubaho gutunganye, ibyo kugira kubaho gutunganye n'urukundo rwa kivandimwe. Umva bisa nibinyuze kure ariko haraho birahura. Ibyo kugira kubaho gutunganye n'urukundo rwa kivandimwe. Nuko rero natangiye gusoma. Nuko rero niba mwarazuranywe na Kristo, muje mushaka ibiri hejuru aho Kristo ari, yicaye iburyo bw'Imana. Wewe usomye ngo icyaho ngaho asa mu mazuranywe na Kristo, murondere ibiri hejuru y'uko Kristo ari abyagi uburyo bw'Imana. Birahuye rwose. Nuko rero niba mwarazuranywe na Kristo, mujye mushaka ibiri hejuru aho Kristo ari. Noneho tugiye kwiga kuzuka. Mbere yo kuzuka turapfa. Mbere yuko tuzuka, mbere yuko umuntu azuka, ntabwo ashobora kuzuka atagenje ate, atapfuye. Habanza gupfa. Iyo urupfu rubanje, noneho umuzuko uba mwiza, turawutegereza tunezerewe. Iyo dusomye mu Bakolosayi igice cya 2 umurongo 20, niho dusanga urupfu. Niho dusanga urupfu rw'uyu muntu. Niba mwarapfanye na Kristo, mukaba mwarapfuye ku migenzereze ya mbere y'iby'isi, niki gituma ahangaha haratwereka umuntu wapfuye. Iyo umuntu apfuye, uriya muntu yapfuye, nta bindi yumva, nta mitekerereze yindi ikorera muri we. Uyu muntu wapfuye nta burakari, nta gahinda, nta mujinya, nta kwihorera, nta business aba afite, kuko impamvu yahagaritse ibyo nuko yapfuye. Natwe twabwirijwe ubutumwa bwiza ngo butwice. Buriya butumwa bwiza burica bukazura. Ubu butumwa bwica umunyabyaha. Pawulo ati nanje kera nari muzima ndafite amategeko, ariko amategeko aje ngenza nde ndapfa. Arapfa, Pawulo arapfa. None ubutumwa bwiza burica, bwica uwo muntu, bwica uwiyitaga umuntu, agapfa. Ariko urupfu rw'uyu muntu si urupfu rwa rundi rurimbura, n'urupfu umuntu apfa akazukira muri Kristo Yesu, akaba icyaremwe gisha. Urapfa ugapfana n'ibyawe byose, ubugome bwawe, ishari ryawe, amahane yawe, ibinyoma byawe, upfana nabyo. Sivupure ntumbwire ngo urapfa bigasigara ku musozi, wazuka ukongera ukaja kubitora. Oya, upfana nabyo, ugahambanwa nabyo,
wazuka bigasigara iyo wari uri wapfuye. N'ishano riguzuka iyo wihaye kuzuka ukazukana nabyo, ntuba wazutse, uba uri umubeshi, uba uri indyarya. Iyo upfuye upfana n'ibyawe byose, uko ni ukuri. Iyo umuntu apfuye amashuri yize asigara akora imirimo. Igifaransa cye kirakomeza kikavuga. Iyo yapfuye business ye arayikomeza. Niko iyo umuntu apfuye apfana n'iki? N'ibyo byose, imigambi yose, ibyiyumviro byose, imikorere yose, ibyo byose birarangira. Iyo turi gushingura umuntu tuba turangije ibye byose. No mu by'umwuka, iyo umuntu apfuye yishwe n'ubutumwa bumusanze aho yarari mu isi, bukamukubita agapfa, apfana n'ibye byose. Ni ukuvuga ngo iyo yemeye kwizera gusimbura ibye byose yari afite kera. Niba twarapfanye na Kristo, noneho si ugupfa gusa, ahubwo ni ugupfana nawe. Niba twarapfanye na Kristo, birasobanuye ngo twazamukanye nawe i Karuvari, twazamukanye nawe i Golgotha, tugeze hejuru tubambanwa nawe. Kuri ya saha yavuze ati noneho birarangiye, natwe ibyacu byari birangiye, turangizanya nawe, dupfana nawe, atujana mu mva, atumara nayo gatatu. Ku munsi wa gatatu agenda ate? Amaze kuzuka tuzukana nande? Niba mwarazukanye na Kristo, mushakira hehe? None se umuntu wazuranywe na Kristo aracyashaka mu isi afite miki? Icyo ni cyose urumva ari iki? Niba mwarazuranywe na Kristo, muje mushaka ikimenyetso kizerekana abazukanye na Kristo, ntibazongera kwifuza ngo bategekwe n'irari ry'isi, ahubwo bazashaka inzara yabo ikizaba yajishinga n'ugushaka ibiri hehe. Ngewe maze gutambika akarongo hariya yuko nta bandi baraza, siko? Jewe ndi kumva maze gufunga hariya nashize agatambara ngo abizera ndabona nawe. Sibyo? Birabukuri bashobora kuza, reka nkomeze nizere nanjye. Murizera se nsigare? Murizera ko baraza abari je wanga? Hari shaka ko baza? Ariko ndashaka ko iri somo turyumvikanaho. Twanje gupfa. Ubutumwa bwiza burica umunyabyaha bukamukubita, nanjye bwarangubise ndapfa. Ndapfa rwose. Uwo nari we yarateye agahinda. Ntabwo wamwumva neza wowe. Uwo nari we nari mwinshi. Ntabwo ibyanje byari bifite uko bisobanuka. Na mama na data na bene mama n'abaturanye n'abavandimwe n'abo twiganye n'abo twabanye n'abo twasangiye inzoga n'itabi n'abo twarwanye barabizi. Nta bikino byari n'ibindimo. Ibyaha nabikoranaga umwete. Ntabwo nigeze ngira ubunebwe mu byaha na bukeya. Nicyo gituma nasabye Yesu ngo no mu bya mwuka nta bunebwe nshaka. Niba uri umupagane nyawe, ukora ibyaha nyabyo, ibyaha ntukabibeshere, bikore ubikore. Burya umugabo udashoboye gukora ibyaha no gutungana nabishobora. Usanga ibyaha yabikoranye ubunebwe. Burayi n'abantu batazi no gukora ibyaha rero babikorana ubunebwe. Usanga ntabwo yabikuze ngo bisobanuke ibyaha. Usanga n'utuntu yajya apfundikanya tukamwita umunyabyaha. Umuntu umwe yigeze hari umukobwa twagiye kuresha kera, kuresha muri bico bivuga.
Kuresha murabizi? Aha. Muzi ko kuresha no kubesha bifitanye isano? Niko kuresha no kubesha sibisa? Aha. Nuko ugenda ukirarira umukobwa ukamubesha bose. Nuko rero naherekeje umusore umugenzi wanje. Agatumberekeze uramukobwa arakomeye. Umberekeze. Tugiye kumuresha tugezeyo. Abo yarazi ko uwo muhungu aje kumuresha aradusuzugura. Kuko ntiyumvaga atamushaka. Aradusuzugura. Atwima intebe. Turahagarara. Tukavugiriza. Tugatekera itabi. Tukanywa amasegereti. Tukihagararaho ariko yatukubye na zero. Nta ntebe mpagaze umwanya se nicare kuri rabuye ngihagarara. Narebe ipantaro yanje nazanye uze. Beze umuhungu none se akamwibaza inguru umukobwa akamwihorera. Nuko umusore nkamwongorera ariko twamukubita. Tumukubite. Ubu yadusuzuguye tumukubite rwose. Akanyogora tube turetse agura arisubira. Turakomeza nje nkumva ibintu biri kundya nkumva ndavuga ntumva rero. Maze ijambo yabwiye umuhungu byatumye ntambabaye cyane n'ubu ndacyagibuka. Yaramubwiye nkumva ngo wa muhungu reka ngusabe uzongere kuntesha igihe. Umunsi nariye amabyi nzarya ikirundo. Ikirundo muracyumva? Nzarya menshi. Bisobanuye ngo umunsi yashatse umugabo azaza umunsi nariye amabyi nzarya ikirundo. Ntabwo ari nkaho. Bisobanura ngo we yamukubye ni duke. Wowe uri dukeya nta umunsi na umunsi wari amabyi uzarya ikirundo nubwo imvugo yanje yabigoye. Niba uri umunyabyaha bawe ubirangiza utahe. Kandi niba uri umukristo umukristo nyawe wivanga ubupagane n'ubukristo. Hari abantu bakora ishyano riteye gahinda. Akaba umupagane igice gito, akaba umukristo igice gito, akabura ubupagane, akabura ubukristo. Mupagane nusu, mukristo nusu. Igipande kimwe urasanga ari umukristo, ikindi gipande ni umupagane. Ntabwo ibyaha yabirambiwe, nta nubwo ubukristo yabushikiriye. Abuze epfo na ruguru. Niba mwarasuranywe rero na Kristo, nimushake ibiri hejuru aho Kristo ari, aho mwasomye ngo abyagiye iburyo bw'iki bw'Imana. Ntimugahoze imitima yanyu kubiri mu isi kuko mwapfuye. Niko byanditse? Ntimugahoze imitima yanyu kubiri mu isi kuko mwapfuye. Ijambo rikomeye muri bya Kinyarwanda. Kandi ubugingo bwanyu bukaba bwarahishanywe na Kristo mu Mana. Ndashaka yuko mubisoma mu Kirundi nkumva. Kuko mwapfuye kandi ubugingo bwanyu bukaba buhishanijwe na Kristo mu Mana. Aho hano harakomeye cyane. Kuko mwavuye mu isi, kuko iby'isi mutakibimenya, bitagifite imikorere mu mitima yanyu, bwa bugingo bwanyu bwapfuye
bwishwe n'ubutumwa bwiza bwarazutse, ariko ntibwongera kwibeshaho, ahubwo ubugingo buzutse bujanwa muri Kristo. Kristo nawe aja mu Mana, atujyana mu Mana. Ubugingo bwacu buhishanwa nawe mu Mana. Ni ukuvuga ngo ntabwo tukiriho. Pawulo yavuze amagambo akomeye cyane ngo noneho si njyewe ukiriho, ahubwo ni Kristo uriho hehe muri jye, kuko yabaye ubugingo bwacu. Bisha bimbabaza iyo tuvuga ubu Kristo ntaburiho. Hari igihe twitwa abakristo, iki kintu cy'inyuma ukacita igikirisito, ariko icy'imbere ari igipagani. Icy'inyuma cyambaye karuvati, icy'inyuma gifite Bibiliya, icyuma kiraririmba, kiri mu rusengero. Kiriya cy'imbere gifite Bibiliya, gifite inkota ibaga abantu, kirica, kirabesha, kiraryarya, kirariganya, kirakora ibyaha by'ubwoko bwose. Kandi burya icejejwe inyuma kitejejwe imbere kiba gipfuye kabiri. Kiba gipfuye kangahe? Burya ijambo ngiye kubabwira mu gitondere ni ishano rigwa. Imana yari kuba ihemukiye Abisirayeli iyiza kubahera amategeko mu Egiputa. Iyi bahera amategeko hehe, bakiri hehe, bakiri mu Egiputa. Itimwa ndimugasambane yemwe, nyabuna ndimukibe, nyabuna ndimukabesera abandi, ndimwibuke kweza umunsi w'iki. Bakiri hehe, bagifite amategeko ya Farawo, bakagerekaho n'ayiki. Ni ishano twagushije ko tugifite ya Farawo tukayagereka hayima. Urumva kaga dufite muranyuma, turi kujana hare, ndi kuvuga ibintu byumvikana. Ntabwo twaretse amategeko ya Farawo, tugacari ku buretwa bwa Farawo, kandi turongera dusaba n'Imana ngo niduhe n'amategeko yayo 10. Ugakubirwa kabiri imitwaro udashoboye yombi. Ubwo n'ubupagane bubi bureze ubupagane nyabupagane. Uziko abapagane baruhuka, bafite uburuhukiro. Data yarambwira gatumva mwana wanje, namubwirije ubutumwa nkimara guhinduka. Data nkamubwira ntabwo uzi ukuntu nakugenzaga, ko nakwibaga nijoro. Data naramwibaga, nabaga nabuze amafaranga yo kunywa, nahebye. Ariko nkibuka ko mu ikote rya data muranga muntu yaba harimo amafaranga byanze bikunze. Bamaze kuryama, basinzira, we nama hagenda buhoro, ndi kombo, ikote rye riri ndahazi, hari shiki ngakoramo ngayakuramo, ngongera nkarisubizaho neza uko ryari riri, ngongera ngaja kubunda mare. Mu gitondo data yayabura, we na mama bakarwana. Jingiora ni ngubwo muba muri gupfiki, ngubwo muba muri gupfiki, ko mushaje nabi. Data ati ndamwica, uyu mugore arananiye, ayo mafaranga naryamye nkozeho ngo ndebe ko arimo, kandi nashatse hasi ariko tinarizize ndiho ryariri. Nasobanura aho yayashize. Mama karira tumva, muzanyice neza nta mafaranga nyirakoze. Igihe cyarageze maze guhinduka, mbaturira ku mutima, mbabwira n'amagambo yumvikana ko ari je wabibaga buri gihe. Data amaze kumubwiriza ubutumwa akambwira tumva mwana wanje, ye waranyibye rwose, none nkanje uri kumbwira ngo nihani iki ko nta byaha mfite. Nta byaha ufite? Ati habe na kimwe. Ati reba nawe, ati reka nze nkwereke. Atumva wari wabona nibye? Ntoya. Hari umuntu nishe? Ati ntawe.
none ndarogase ati none ibyo mfite ni ibiki. Ugasanga umuntu w'umukristo aratekereza nka data cye, akumva udata bagafite umudendezi bose si uburuhukiro, nta byahagenje ate, hari ibyo afite, ntiyiba ntiyica kandi ntaroga, ubwo rero nta byahagenje ate. Icyo umukristo wa mukristo nusu abura ubuhukiro n'ubwo umupagana arabubura, abura ubukristo akabura umupagane. Yaje mu bupagane ati barambona ndagira nde we yakora ari se wari kuno se haje mbangiyemo, ariko none sinagira nte nibambona mwishenge abishengero barangwa na, ariko upagane bwari nari mbonyemo inyungu, ubwo akabarahombye ntabona ubukirisi. Noneho mu bukristo yaje kwinjiramo agasanga namwo harimo igihombo, ubukristo burahombye. Reka mbabwire inshuti, niwe ufite ubukristo butaguhombeje ntabwo ufite. Mu Bafilipi baravuga guhomba iby'isi kubwo kuronka nde, guhomba iby'isi. Burya ubukristo burahombya. Kimara kwemera Yesu narahombye cyane, agomba gusubiza ibyibano aho nibye hose, hari henshi inshuti, nari naribye ahantu henshi, arabo nibye babizi ari n'abatabizi, nari naribye ahantu henshi, narihinduye maneko, abo nihinduyemo ba maneko nkaza mbibye, ubu ni nkihindura agoronome, abo nagiye ku mashyamba asanga baratema ibiti by'iwabo nkabaca amafaranga ngo babitemye nabi, nkihindura inspector w'amashuri nkajya ku kigo cy'ishuri cyakure ahantu batanzi na marinete n'iki byose, ngaza nde inspector maître principal w'ikigo akaza cura abanyeshuri, ndashaka kuvugana nabo barimo babo, buri wese kandi azafite kaye d'appel, afite na journal de classe, afite akantu kose orere yuko yigisha. Buno umuntu utazi uwo ndiwe maître principal n'agafaransa keza, interuro nziza nateguye nkayikubitaho ngaho, kavuze ifirimba bari bose bakaza, abana bagataha, ngakoresha inama y'abarimu, babona byakomeye ngiyandikisha ahantu bo kandi ndareba mu maraporo yaho mwabicishamo umurongo, uwo nshishijemo umurongo namureba akiyubwiriza. Abo bose maze kwakira Yesu, ijwi rya Yesu rirakubwira ngo noneho subizayo, genda ubabwire, genda ubasaba imbabazi, genda ubaturira ibyaha wakoze. Abagore nafashe ku ngufu bakira abakobwa, nagomba kuja kubasaba imbabazi kandi barabaye abagore bafite abagabo. Urwo ni urugamba rworoshye. Washaka kwinjira mu bukristo ugasanga urasaba imbabazi, ugasanga uratura ibyo wakoze, ugasanga urasubiza ibyo wibye, urishura imyenda, no, washingamo ikirenge kigashya ukagaruka, waje mu gipagane uti barambona ukagaruka, waje mu bukristo uti ndabirananiye ukagaruka, ukabura ubupagani, ukabura ubukristo, none ukaba umuntu upfuye cyane kurenza abapagani n'abakristo. Ruvuga ngo ubuze pfo na ruguru. Umuntu udafite ubukristo kandi yarashatse kubuzamo araremerewe cyane kurenza abapagani. Ibyiza nuko mu pagani akaruhuka, abapagani bararuhuka bagatuza. Mpitabaho mpa nabyeri Amstel, kandi uramukobwa rwose ari amatako ni meza ndayakoza intoke, nubwo aranga ariko ndakoraho rwose, akamukoraho agakora kwibere, nyirarya akaryirukankana, ariko narikozeho rwose. Uwo numupa wewe ukarikoraho
mu mutima ariko ndikozeho. Muri korari bageze bate nturikozeho ukarireba gusa. Urumva kaga kubona ntuyizemo nurikoraho baraguhana. Mba ndikoze hariko. Urumva kaga dufite. Turarwana ukarwanira mu mutima. Bamukubise shima mukubise ariko se nina umva nuko nava ku nshingano ariko wa mugore mbamukubise. Abagore b'abapagane umupagane umugabo araza ati burimwe kabiri akamukubita rwose bigasobanuka neza. Nibashaka bamfunge ariko ndakukubise. Bati kuki wakubise umugore? Ati namaze nandagira ntese. Abagore muri iyi minsi nuko yakubita hari ikindi wona umupagani. Undi we rero ntaragenza ate arakubitira mu mutima ariko ku muboko wapi. Nakaga guhabwa amategeko ukiri no mwegiputa ngo uburuhuki kuko amategeko yombi arakugora kuyakurikiza yombi arakugora. Nugukeza abami bangana nta numwe uremererwa. Ntawe kwa Satani ntacu bamariye neza, kwa Yesu ntacu bamariye neza. Uraririmba ariko ibyo waririmbye ukabihinduza imikorere yawe kuko mwapfuye kandi ubugingo bwanyu bukaba bwarahishanywe na Kristo mu Mana. Kandi hepfo ngo ubwo Kristo ari we bugingo bwacu azahera ko yerekanwe. Ndashaka ko mwasoma. Kandi ubwo Kristo ari we bugingo bwacu azahera ko yerekanwe, namwe muzahera ko mwerekananwe nawe. Hepfo ngo muri mu bwiza. Ndashima Imana igihe Kristo ari we bugingo bwacu ntabwo azihisha, ahubwo azerekanwa. Kandi ntazerekanwa wenyine, n'ibiremwa bishya biri muri Kristo bizerekananwa nawe, ariko bazongera guhishurwa bari mu bwiza bw'Imana. Bibiliya yanyivuga ngo iki? Yego, Kristo niwe bugingo bwacu niyerekanwa natwe namwe musohoka mwerekanwa nawe mwerekanwa nawe muri bwiza. Ya magambo namwe Kristo ubwo ari we bugingo bwacu cyangwa se bwanyu mwebwe babantu bajabe azerekanwa kandi azerekananwa namwe muri mu bwiza. Hano hari agace kitwa mu bwiza. Mu bwiza ni hafi ahangaha. Muzerekananwa nawe muri mu bwiza. Sinzi uko hasa. Niko muzerekananwa nawe ariko muri hehe? Muri mu bwiza. Abantu bo mu bwiza sinzi uko basa. Niba bari mu bwiza koko, buriya ni ubwiza bw'Ubumana, ni ubwiza bw'Imana buzerekanwa n'abana b'Imana. Rya somo rizaboneka ngo namwe mube mukiranutse nguko so wo mu ijuru akiranuka. Ndetse isomo ryiza ngo nibabona imibereho yanyu myiza bahere ko bahimbaze iso wa hehe wo mu ijuru. Isomo rye nkunda cyane bavuga ngo kandi ubu butumwa bwiza bw'ubwami, ubu butumwa bwiza bw'ubwami buzigishwa mu isi yose ngo bube ubuhamya bwo guhamiriza abantu bo mu mahanga yose. Imperuka ihereko igeze ite? Ize ubutumwa bwiza iyo bugeze mu munyabyaha bumwubakiramo ubwiza akaba mwiza
imibereho ye ntaba mwiza ngo uruhu rw'inyuma ruhinduke, rushobora no guhinduka, ariko agira ubwiza bwo mu mutima, agira guhinduka k'ubugingo, agira imibereho yerekana Imana y'ubwayo. Nubwo abantu batabona Imana yo mu ijuru, bakabona Imana muntu, ku neza yawe, amagambo yawe n'ibyo uvuga n'ibyo ukora birerekana Imana. Ndetse ngo narasomye ngo aho noneho byakagezaho abantu bavuga batoya, Imana yanyu niyo Mana nyamana, reka dufate igishura cawe tujyane aho ugiye hose. Bagomba gufata igishura c'Umwisirayeli, abanyamahanga bati Imana yawe twumvise ko ari Imana ikiza. Ubwo butumwa bwiza buhindura, niba uguhindurira mu mudugudu, ukaguhindurira mu rugo, ukaguhindura mu gisagara cy'iwanyu, aho utuye bazabona ubwiza bw'Imana bidaturutse ku gusoma Bibiliya, ahubwo bazasoma wowe nawe usome Yesu. Uzaba isoko ihindura akarere, uzaba isoko nziza ihindura abantu. Kubw'ibyo rero nimwice ingeso zanyu z'iby'isi. Gusambana kugeza gute? Uziko abiyita abakristo basambana, mwigeze mubabona? Hari abo mwigeze mubona basambana? Ni munsubize, mwarababonye? Ariko se none aha ni mu bwiza noneho ndavuga ngo abiyita abakristo mwigeze mubabona basambanye? Mwabonye abibye se? Baje biba? Barabesha se? Muja mubona umukristo wabeshe? Mwari mwabona umukristo afite Bibiliya yabeshe? Ese umuntu uri mukorari arabesha? Arangana se? Mwe mwabona abantu banganye? Mwarababonye mwitorero? Mwabonye abanyagasuzuguro? Umuntu ubwira akabintumva, akavugiriza akureba, ukavuga owe bure, umuginga we. Ari ugeze kunyita umuginga, ari umukristo? Burya se aturi umuginga kabisa, ate wivanga mu bintu byanje na madamu ute? Ese ngivangamo nte ku mudamu wawe yambwiye ko yaraye areba uko wamuraje inkera ukamubuza amahoro, nkaba ndi umuyobozi wawe, none unyobora niwanje ku gitanda? Igihe nashakaga uwo mudamu nagusabye uruhusa, ndiyamaye ndahubwo kambayeho. Ndi madamu wabimbwiriye iki? Ati ndashaka kukubazaho kuya abayobozi mwivanga. Si ubundi kugira ngo umuyobozi utivanga we aba ari umuyobozi? Abayobozi bafite inshingano no kwivanga, buri inshingano yabo no kubyivangamo. Ukubyumva mbe muzeyi, nukugenda ukabivangamo. Ndamubaza ntariko sha, nkubaza ikibazo. Buriya uretse kuri kunyita utyo ushingiye ku bukiristo, ari mbere wampagarara imbere, ari nanje mbaye nkukumeze, ubu mbaye nkukumeze, ntabwo nasiga ngukebye ngasigara ubyumvise ahubwo atiye mbaye nkukumeze. Yewe uri kwitwaza icyunzi ikindimo, ariko mbaye nkuko nanje nkaza nashiririye ngeretseho ubukuru bw'itorero nibyo bikurimo, nasiga nakubaze. Ariko ndakubwira ngo shima Imana yuko abayobozi bawe ari abakristo. Turi abakristo, ariko ubukristo ntabwo bumpindura inganzwa. Ndagutegetse none, ntabwo nguhendahenze, noneho ndagutegetse. Size mbitegetse none, madamu ija mu nzu gukoreho ndebe. Injira mu nzu, fata ibyawe byose, ufate Bibiliya, ufate imyenda wambare, ukenyere ndebe. Noneho ayikukuremo agukubite mpari, maze ndebe. Undi yirukanye umudamu
abakuru b'itoro tugira ibibazo. Habaye n'ejo numva madame araje ati ndaje biteze, ati wa muyobozi wa Mwizera yanyirukanye. Mwizera yirukana umugore se? Ati niko bibaye. Mu gitondo tugende saa 11 namwe ushoye kunzira tugeze iwe, atari ko rero ngeze hafata ati yavuye ngura ati nugutema ndi buretse. Turinjira ndakomanga, umugabo arakingura ankubise amaso ati arebye inyuma yanje ahabona umudamu ati ati yewe we ati asubira inyuma abafashe umuhoro ati ndababaye. Tubabajwe n'iki? Ati nuko ngiye kumugutemera mu maso. Ati nicyo kibazo ngize. Ati mpigamira nkwereke ndi oye. Mbona umugore ararira, abagore mujamurira arira nta muhoro bamukubize. Ndabwira nti madamu wirira uretse nijoro abanza kurira. Reka nkubwire rero ati mbere yuko umutema urabanza unteme njewe ndabandi haza. Ntushobora uramutema aruko nanje narangije urugendo ntakiriho. Ikindi niba uri umugabo umaniki, niba uri umugabo ushire hejuru uci, nuwugeza hasi ntagufite umenye ko ndikigwa. Maze ndende ahora naje namara amaje buriya ari kurwanya ibyaha, hari naho dushiramo akabaraga. Ntugatume bagukorana ibyaha muyobozi, shiramo akabaraga shitura bakumve ko hari umuyobozi atumvikana ko hari akandagira ntibumve. Kandagira abafite amavunja uyatoneke wafungireho fere we. Iyi ni jabe y'Imana ntabwo ari y'abapagani. Babwire babyumve. Yesu yakandagiraga amavunja y'abafarisayo bakirwa basaza ati ndayakandagira. Abafarisayo mwanjanja mwabituro ko suku yasyaze. Ari igivuga tenda batoneka se, ariko hari aho tugacaha ibyaha kubera impamvu rimwe na rimwe. Hari aho impamvu ibiturutse. Abagabo b'iwacu babiri mumba burenge gusoreza ku iki gitekerezo. Abagabo b'iwacu babiri baratonganye. Gutongana muzica bivuga abaturanyi baratongana barabwirana buri wese agatekerezo cyo yabwira mugenzi cyo kumubabaza. Iyo abantu bagutona babwirana amagambo yo hejuru, barabwirana nuko bageza aho umwe mva ati kankwereke icyo ndagukorera mu gitondo. Ati butinze guca. Uwo mugabo rero umwere yarisha impongo. Impongo murayumva. Impongo ni inyamaswa zabaga muri parike, noneho yasanze inyamaswa iryamye mu kasinzire. Impongo yasinziriye mu ishyamba ry'inturusu, yaragiye gutema ibiti, noneho barayibonye sanga irasinziriye tuyamwumva, abayikubise umuhoro kwijose abarayishe. Arayitahana ayisangira n'uwo muturanyi we. Nayisha aramubwira ati nakagezeho kagenda ukanyumvise tukarya. Barayirya barayirangiza. Undi nawe yaraturanye n'ibiti bya leta, aho leta irunda amasiteri iyajana kuyumisha ibirete. Noneho we nawe ayo masiteri ya leta kuko yaraturanye nayo akajana yiba buri munsi arakuraho urukwi rumwe kuri buri steri. None akabwira mugenzi ati njewe ati ngirirwa ndatema ishyamba ryanje ibiti bya leta biraha. Ati nicaniraga ibi bya leta tubuje mfite ubwenge ndeba kure. Ibyo bari babiziranyeho. None barakaye kuko orutepeni iwacu irinda inyamaswa. Iyo bagufashe warisha inyamaswa nanga wayihohoteye ibyawe wabisobanutse habujisho. Ati rero nje kugira ngo umenye ko narakaye, umenye ko ubu ngubu ndakugezayo. Ati saa moya barazamura ibendera ndiko rutepeni ndababwira ibya yampongo wariye ejo. Maze ndababwira iby'impongo wariye, nzareba ukura bisobanura. Ndi umuhamya wo guhamya ko wayiriye, kwayishe kandi urabisobanura mu gitondo kare.
undi ati sawa, nanjye turajyana. Ndaje kuri Sopirwa. Sopirwa niyo sosiyete yarundishaga amasiteri. Aho baburiye amasiteri yabo babuze iyo yagiye, n'ubu naho bayarunze ndacahazi, niyo wowe mu nzu birimo agoronome arabaraha, nanjye turajyana. Basi rubuze gice rero, katureberera baja mu nzu, bigwa intonganya zirashize. Umwe aricara, ejo ndabisobanura ibyaya masiteri koko ko no muzu zikirimo, ndabisobanura nte? Aratekereza tumva sinzi uko ejo nzisobanura. Undi nawe ageze mu nzu ati sibaho iyi mpongo ejo ndayisobanura ngwiki. Barara barareba, ugiye guca mu gitondo, umwe akareba ati buse yagiye, undi ati sine yagiye si ndetse yagiye, yareba akabona ntiyagenda ati ndo yari yagenda, n'undi akareba ati ndo yari yagenda, ndakareba uwo munsi wira nta n'umwe wagenje ate. Hari igihe mu itorero umwe aba yarariye impongo, yarishe impongo, undi yaramaze ibiti by'abandi, maze rero wariye impongo ntiyacaho wagenje ate. Nako kaga tugira, ninshahi ibi baravugira, nimvuga ibi baravugira, ariko nshuti nkunda uje ukiranuka ugeze kugupfa, ugeze aho upfa, nibwo nanjye nzaguha ikamba ry'ubugingo. Reka nsoma amagambo nihuse nyasoza. Ngiye gusoma noneho, nirinze gusoma nubwo bija bingora gusoma. Ngo nuko rero niba mwarazuranywe na Kristo, muje mushaka ibiri hejuru aho Kristo ari yicaye iburyo bw'Imana. Muje muhoza imitima yanyu kubiri hejuru atari kubiri mu isi, kuko mwapfuye kandi ubugingo bwanyu bukaba bwarahishanywe na Kristo mu Mana. Kandi Kristo ubwo ari we bugingo bwacu azahera ko yerekanwe natwe twerekananwe nawe, namwe mwerekananwe nawe muri mu bwiza. Nuko noneho nimwice ingeso zanyu z'ibyisi, gusambana, gukora ibiteye isoni, kurigira no kurarikira, n'imyifurize yose yo gusenga ibigirwamana. Ibyo nibyo bizanira umujinya w'Imana batumvira, kandi namwe mwabigenderagamo kera ubwo mwahoraga muri byo. Mwabigenderagamo ryari? Aho na n'ubu ntibikiriho. Mwabigenderagamo ryarira? Si Bibiliya nta iri kutubeshera. Mwabigenderagamo kera? Imana ishimwe. Mwabigenderagamo ryarira? Kera. Ubu na mateka turi kwivugira, Imana ishimwe. Cyangwa n'uyu munsi umva nawe, noneho mwiyambura ibi byose: umujinya, uburakari n'igomwa. Umujinya murawuzi? Muzi umujinya? Umunyamujinya bameze ate? Uburakari murabuzi? Kera nagiraga uburakari, bigeze ngira uburakari bwinshi, nifashije ko ari dimanche iminota ngira arenze. Izuba ryavuye kare, irageze ra ijwi rirabimbwiye, none bari kumbwira ngo iracyahari. Hari ijwi rikubita twe tumenyere kwigisha, hari ijwi rikubwira ngo soza, burya rihamanya n'igihe. Iyo utarirenzeho ubugendeye mu kuri. Reka mbabwire inshuti, uyambura umujinya, kuko umujinya urangiza. Abanyamujinya nta cyiza babona. Umunyamujinya arahangayika cyane. Abanyamujinya bakunze kurwara umutima. Umunyamujinya arwara umuvuduko w'amaraso. Muzabaza abaganga, umuntu mwarutse kugira umujinya, uburakari bwinshi, imitsi yo mu mutwe iraturagurika, udutsi dutoya turapfa, turacika. Arapfa twaramuhambye azize umujinya. Kera nigeze kugira umujinya, nirutse ku ihene yaciye icira karunga nkaha mu ijosi, akaga k'umujinya rero nyirukaho, inyereka kizi kwiruka,
ndetse ikansuzugura igasimbuka rwose, yagera nkari igahindukira ikandeba igapfuna ikongera ikiru, mbese ikanzenguruka rwose inyereka kisuzuguye. Maze umurakari buriyongera, maze nyirukaho mbonye kuyifata ndayisimbukira, ndasimbuka nyigwa mu mugongo kubera umujinya. Numva kuyikubita biratinda, numva no kuyi mbese mbura icyo nyikorera, maze ndayiruma gishinga amenyo kugira ngo mbese bigabanu. Nshinga amenyo ndaterura nane ndakungumura, uruhu ruracika rw'ihene, maze numva biri kugabanuka mu gakeya. Numva hari utuntu tugabanuka, nkagira ngo baba we, ngongera nkaruma, ikabira we. Nuko ndangije basi ndaguhamije, agahene n'akareka kaje hariya karagandaganda. Ariko reka nkubwire, nagiye kumva numva mu kanwa ikinuko c'uruhu rw'ihene, hanyuzamo amazi bikanga, ubwoya bwamazemo gatatu, gakuramo ubwoya bumbuza amahoro. Mwirinde umujinya, uburakari, igomwa kugomwa umuntu ikintu ntacyo urakimaza, kubimugomwa gusa. Kera nayo ndi umunyegomwa, nanyura ku bintu byiza, ariko itabi ryiza, ibitunguru byiza, umva are umupanga iyo kuzana umuhoro nyuze mu bihaza byiza, are ndabitema ucagagura kai bikubira kashira mu n'ivumbi n'itaka, ngo nuraza ye kubirya. Umunsi umwe nakoze ibyo, abantu barahamagarana bati yemwe muze murebe uyu mugomo uri no mu rusisiro. Abantu baraza ari benshi kandi ariko bitemaguye. Bonyere babaye benshi, ndasigara hanje nyine, naje nkaza uyu muntu nuwahera nguya barinde rwose. Uyu ninde uyu muntu anatuye hafa? Abagore bararira baravuma bakamvuma, ndikumva abakecuru bakavuma batuye umwe batuye umugome uyu kabore. Reka mbabwire, maze kwakira Yesu rwari urugamba rukomeye cyane inshuti yanjye, rwari urugamba rukomeye. Mbabwire ko ubukristo burahombya, rwari urugamba rukomeye kuja muri rwa rugo ngo yatariki kirya gihe murira ninje wari wakoze ibyo. Kandi reka mbabwire, utarakora ibyo n'utazabikora ntazajyayo. Reka ngusubiriremo, utarakoze ibyo itambo cya Kristo kirahagije, ukaja muri rya dini ryadutse vuba ngo byose byararangiye, n'ibyawe byararangiye. Muri Ezekiyeli ngo umuntu nagarura ingwate agasubiza ibyo yibye, agakunda Imana n'abantu, amenya ko avuye mu rupfu ageze kwatura ibyaha. Tuzabyiga ejo bundi. Reka nsoreze hariya kwiri jambo ryiza cyane. None mwiyambura ibi byose, umujinya, uburakari, igomwa, gutukana, kandi ndihakagira amagambo ateye isoni aturuka mu kanwa kanyu. Ntimukabeshane, ubwo mwiyambuye umuntu wa kera n'imirimo ye, mukambara umushya uhinduranwa mushya kugira ngo agire ubwenge kandi ase n'ishusho ye yamuhamagaye. Aho ntihazaba hariho umugiriki, nta muyuda, uwakebwe cyangwa utakebwe, cyangwa umunyeshangariga cyangwa umusukuti, cyangwa imbata, cyangwa umudendezo, ahubwo ni Kristo kandi ni byose. Ahubwo Kristo ni byose kandi ari muri bose. Kuko nguko bikwiriye intore z'Imana zera kandi zikundwa, mwambare umutima w'imbabazi n'ineza, no kwicisha bugufi n'ubugwaneza, no kwihangana, mwihanganirana kandi mubabarira n'ibyaha uko umuntu agize icapfa n'undi, nguko umwami wacu yabababariye, abariko namwe mubabarirana. Ariko ibigeretse kuri ibyo byose mwambara urukundo, kuko ari rwo murunga wo gutungana rwose. Mureke amahoro ya Kristo atwarire mu mitima yanyu, ayo
mwahamagare kuba umubiri umwe kandi mugire imitima ishima. Ijambo rya Kristo ribe rigwiriye muri mwe rifite ubwenge bwose. Mwigishanye, muhugurane muri zaburi n'ibihimbano by'umwuka, muririmbirana Imana ishimwe mu mitima yanyu. Kandi ico muzavuga cyose n'ibyo muzavuga byose muje mukorera byose mu izina ry'Umwami Yesu.